ariko si mwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana, sibyo? Imbere y'Imana turasumbana, hari usumba undi? Kuki haboneka uza abwira abantu ati yewe ati jye nagize ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa, kubera iki kitabonekera n'abandi? Ariko kandi iyo ikubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo. Yanakubonekeye rwose, I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese, iyo si wayanga ninde? Ariko ubonekerwa ujya kuroha abantu gusa, ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya, ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya, ubonekerwa ko badakwiye kwivuza, ubonekerwa ubabwira ngo, ukavuga ngo watumwe nande? Watumye ibyo ngibyo ninde? Usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora. Umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo. Noneho washyizeho wongereyeho ko watumwe n'Imana. Ikindi rero kivamo confusion ihari, abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo, kubera ko yishyiramo ngo mbikoze naba mpakanyije Imana, kuko byakozwe mu izina ry'Imana, so nabihakanya nte? No, but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana.